I don't remember umunsi ugenda tiku hariho umunsi nawe ubwawe uzagaruka nkakubona mama nzikahuri uzaba wumvisha indirimbo ndakwibutsa bya bihe mu ijoro ricecetse witwikiriye ijoro ushaka kujugunya umwana ni wari uzi ko yabanjye now look umugisha uracyankurikira mama I'll be okay hope to see you again yani Ila TV Rwanda rero mukomeje gukurikirana 5 uko muzi kubyumva rero ni indirimbo ya Jay Polly afatanyije na Da Queen. Hano rero tugiye kurebera hamwe bimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda ibyo byagiye byandika kuri umuhanzi Jay Polly. Jay Polly rero uko tuvugana akaba ari kubarizwa i Dubai. I'll be okay hope to see you again wowe wanyibarutse but you left me I'll be okay hope to see you again wowe wanyibarutse but you left me give me a pep and pen mu ijoro ryo ku itariki ya 11 Nzeri 2020 nibwo Jay Polly n'ikipe bari gukorana bya hafi berekeje i Dubai aho bageze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 Nzeri. Uyu muraperi yerekeje Dubai muri gahunda zo kurangura ibyuma bishya bya studio y'inshya agiye gutangira i Kigali. Akigera i Dubai mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda yagize ati nageze inaha amahoro ubu natangiye kuzenguruka amahahiro nshakisha ibyuma bigezweho byo muri studio. Uyu muraperi ari kugura ibyuma bya studio yaba ikora indirimbo mu buryo bw'amajwi ndetse no mu buryo bw'amashusho audio ndetse na video. So I can say some ku mutima wanje ndumva binkoroga it's been so long shaka kubivuga hariko umutima ukanangira wowe warambyaye urangije urana ubwoba bwawe bwarukuza buri cyo uzaba ibyo wakoze ntiwantekerejeho hano mu bitaro ndacyagutekerezaho I don't remember umunsi ugenda. Akigera i Dubai aho atamenyereye Jay Polly ari kumwe n'abagize ikipe iri kumufasha muri iyi minsi yakiriwe n'abanyarwanda bakorera ubucuruzi i Dubai Royal Emirates General Trading bakaba ari nabo bari kumufasha guhaha ibyo akeneye byose. Jay Polly yavuze ko yizeye kubona ibikoresho byiza by'umuziki biri ku rwego mpuzamahanga kuko ari kumwe n'abantu b'abagabo. Ati yaba abo twahahuriye cyangwa abo twahagurukanye dusanzwe dukorana ni abantu b'abagabo. Abo nasanze yo ni kompanyi ikomeye isanzwe ikora ibintu byo kurangura ibintu bivuye cyangwa ibintu binyuranye. Nizeye ko turi bumanukane ibikoresho byiza cyane. Celebration every day night nakibikiza gutera nzaba ndi kumwe nawe popping butters dukati imigati y'ibyishimo amatara yakutanira buji y'umwaka nkubonye. Iyi studio Jay Polly agiye gufungura mu mujyi wa Kigali izaba igamije kumufasha gukora umuziki we neza ndetse no kuzamura abana bafite impano mu muziki. Avuga ku kijyanye no kuzamura abana bafite impano Jay Polly yagize ati nibahumure twe tuzi imvune umuhanzi ukizamuka ahura nazo niyo mpamvu abazinyuzemo tutifuza ko hari undi zageraho. Iyi studio izibanda ku banyempano bazaba bifuza gukora umuziki ugezweho kandi hari icyizere ko icyo twifuje tuzakibagezaho. Jay Polly yavuze ko nubwo ari umuraperi ariko abahanzi bo mu njyana zitandukanye bazaba bahawe ikaze muri studio ye mu gihe azaba amaze kuyuzuza. Ukariwe mama zagwishira amaraso yanjye nzayakira I'll be okay hope to see you again wowe wanyibarutse but you left me I'll be okay hope to see you again. Aho izaba yubatse n'igihe izatangira gukora Jay Polly yavuze ko abantu bazagenda babimenya uko iminsi izagenda iza. Ahanga rero wakibaza no ku izina ry'iyi studio nkuko muri kugenda mubona rero uyu ni Jay Polly aho yaramaze kugera i Dubai ndetse na timu ye bari kumwe. Ngayo rero na makuru dukomeje kugenda tubashakira ku mbuga nkoranyambaga zimwe zano mu Rwanda ku byo zigenda zivuga ku byamamare. Nakagaruka rero nawe ubutaha ni Illegis mwibutsa gukora subscribe like share hanyuma ukadusigira na comment ku buryo uba wabonye aya makuru yacu. Na mukanya rero mukomeze umukurikiye Ila TV Rwanda. Think you already know Jay Polly Kabaka man you know ibi ngibi biri kuba
know it happening. True story. Ari mu bitaro that I'm talking about. That's true.